ndajya mubabwire ko mu bantu bakundanye ngiye nkundana bwa mbere nakundanye na mama Sharirene. Papa Sharirene muraho? Aha. Hari abantu benshi bajye bambaza bati Papa Sharirene ese ko tutamuheruka baho, abandi bati twataye telefone za Papa Sharirene, ubundi Papa Sharirene uraho? Ndaho meze neza. Uraho meze neza. Aba ku mutima haba no ku mubiri. Mama Sharirene muri mu buzima bwe nanjye ndi mu bwanjye urimo mbaza kuko nta kintu gishobora gutuma mumbazaho. Wabwo muhamagara mu bazi cyangwa se unabyihorera. Hose ntimufitanye abana, ntimwabyaranye abana batanu. Bwa bukwe burapfuye, ibintu biranze. Mama Sharirene ni wirerera abana, nta kundi byagenda. Hanyuma akabyizi nugakenera nushaka uzamagare Papa Sharirene yongera guhingire. Uyu ni Rusagara n'umugore we Mpinganzima bamaze gutandukana. Biragoye kuvuga Mpinganzima utagarutse kuri Ngwino Ndebe. Ugiye Mutwara Sibo yamubazaga ngo mada uyu ni umugabo wawe, ngwi akemera ko Saba ari umugabo we. Rero biravuga yuko Mpinganzima uyu munsi wa none atakibana n'umugabo we Rusagara, kandi bari batuye mu karere ka Bugesera, karande ya divorce. Slim Jesus. Mfata imodoka yanjye nerekeza mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Runda, mu kagari ka Ruyenzi, aho bita mu Rugazi. Aho niho Mama Sharirene atuye. Mama Sharirene yabaga mu nzu akodesha, ntabwo yari yiwe nkuko bamwe bababeshye. Yabaga mu nzu akodesha. Iyi nzu yakodeshaga rero, gukodesha ntabwo ari icyaha. Mwese tubwizanye ukuri bantu b'Imana, abankurikirana mwese, ntabwo gukodesha ari icyaha. Icyaha ahubwo ni ukuba udafite ubushobozi bwo kuba wakodesha. Kuba rero Mama Sharirene yarakodeshaga, twese nta muntu n'umwe uko mubizi. N'abaminisitiri ba munzu z'inkodeshanyo bafite amazu yabo, abayobozi bakomeye rimwe na rimwe ba munzu z'inkodeshanyo, kubera yuko hari igihe umuyobozi aba mu nzu yiwe ariko umwanya ashyizwemo ukamwemerera ko leta imukodeshereza indi nzu ajya kubamo itajyanye n'icyerekezo uwo mwanya agiyemo, umwemerera kubera yuko agiye mu nzu itandukanye niyo yabagamo. Akagenerwa amafaranga y'ubukode bw'inzu bwa buri kwezi, akagenerwa amafaranga y'abakozi b'isuku buri kwezi, akagenerwa imodoka z'akazi buri kwezi. N'ibigo bya leta hari igihe bikodesha aho bikorera. Ibyo si igitangaza. Gukodesha si icyaha. Gukodesha ntabwo ari icyaha, ahubwo icyaha kwaba ari ukurya nabi. Kwaba ari ukurya nabi. Jewe rero nje kubabwira, igihe cyose umuntu adafite fact z'ibimenyetso zivuga ngo ariko Mama Sharirene cyangwa Pastor Mutesi cyangwa runaka na runaka na runaka n'urugero yasohowe mu nzu, yishyurirwaga inzu n'umugabo waha naha, ese ibyo bigoryi byo bisiga abagore babo, ibyo bigoryi bisiga abagore babo, babare azajye kundega muri ribu, nzitaba hanyuma tujyaneyo. Umbwira uburyo wagiye kwishyura inzu ya etaje uyishyurira umugore utari uwawe, uburyo wishyura inzu ya etaje usize umugore wawe mu nzu, usize umugore n'abana, kandi ubwo abana wasangaga bararyaga ibishyimbo n'ibijumba cyangwa n'imyumbati, cyangwa rimwe na rimwe ugasanga nabwo byabaye intambara, kandi abana bawe batamerewe neza. Warangiza ukajya kwishyura etaje, uri ikigoryi. Umuntu ukora ibyo si ubwenge butekereza, ahubwo abafite mu mutwe wiwe ubwenge abameze nk'aya karita nayo itarya neza, abameze nk'aya karita itabara. Kumva ko wafata amafaranga
yakabaye agura ikibanza cyangwa se agura ibibanza cyangwa se yubaka akazu cyangwa inzu, warangiza ukajya gukodesha inzu ya etaje, ngo urayituza nk'umugore nka mama Sharirene kubera yuko azi kudingisa ikibuno, kubera yuko azi kuzunguza ikibuno. Nyiramabuno ngo nyiramabuno yigiriye ku kibuga cy'indege, ariko mama Sharirene ubundi muri iki gihugu niwe ufite amabuno wenyine. Kihe nibarije ikibazo, utajya kuri toilette muri mwese ninde mukora izo nkuru? Abo umugabo ajya kuri toilette, abo umugore ukora izo nkuru ajya kuri toilette, mwese ninde utajya kuri toilette? Ninde Imana itahaye ikibuno kibasha kwicara hejuru ya toilette? Ngo nyiramabuno mwese nta mibuno mugira, utagira amabuno ninde? Yuko nyiramabuno ibya nyiramabuno turabimenye, turabivumbuye, ibya nyiramabuno biramenyekanye. Reka mbabwire ibya nyiramabuno, dore nyiramabuno se, umuntu utagira amabuno ninde? Ninde utambara ikariso? Ninde muri mwese utagira amabuno? Ninde utagira amatako? Ninde utagira amatayi? Ninde uko buteye kose, uko Imana yabarakuremye kose, amabuno urayafite. Uwo ari we wese ureba iki kiganiro wese afite ibuno. Nushaka upimiro 30 ufite ibuno. Nta muntu rero abo wavuga uti kubyibuha kwataye amabuno, ari kuvuze ngo nyiramabuno mwese se ni udafite amabuno. Mama Sharirene ni umudamu wirwanyeho nyuma yuko atandukanye n'umugabo babanaga cyangwa se bashakanye mu buryo butakurikije amategeko, ariko ni papa w'abana, undi nawe ni mama w'abana. Nibwira yuko rero mama Sharirene yirwanyeho, akora ibishoboka byose, yirwanaho, akora ibishoboka byose, abana bariga, akora ibishoboka byose, yakoze ibishoboka byose, abana bajya ku ishuri, akora ibishoboka, ndetse umwe mu bakuru byavugaga ko yagiye no kwiga hanze, uwitwa Sharirene. Ibyo rero ninde ubishobora? N'abagabo bangana iki bambaye ipantaro, n'abagabo bangana iki bambaye amapantaro bitwa abagabo, kandi mu by'ukuri byananiye kuba bafata umwana ngo ajye kwiga mu bihugu byo hanze. Izo ni inzira rero z'Imana. Imana yihereye mama Sharirene, imucishirizamo, iramworohereza, Sharirene ajya kwiga hanze, niko nabyumvise. Hanyuma yaho rero abandi basigaye nabo barize kandi ngo biga neza kandi banatsinda neza. Aha navuga ngo bravo kuri mama Sharirene nk'umugore wirwanyeho. Aho byagiye bivuga ko hari umugabo w'umupasitoro wo muri Leta Zunze za Amerika waba waragerageje kuba ari we wishyuraga inzu agituye i Kigali Nyamirambo mu Nyakabanda, ariko kandi ngakajya yifuza kuvugana na mama Sharirene video call. Mama Sharirene ngo akabyanga, kavuga ati gesinde bara n'umugabo kuri video call twavugana, niba tuvugana kuri video call baravuganye, ngo baravuga, niko bivuga, ngo baravuganaga kuri video call bisanzwe, ariko ibyo kureba hasi kwibere, ibyo kureba hasi y'ibibero, ibyo kureba hasi y'umukondo, kumanuka hasi, mama Sharirene icyo gihe ngo yarabyanze. Wa mupasiteri ngo yaje kugera mu Rwanda w'umusaza, niko bivugwa, leta sinyibuka yo muri Amerika ngo abamo, ariko icyo nababwira cyo ni kimwe. Uyu mupasiteri yarwaye amuru, yarwariye amuru mama Sharirene, agahinda karamwegeka, agahinda karamwegura, ngo yagera nahagera kuri ngo ku buryo yageraga no kuri aritari cyangwa ageze ku gatuti kuri aritari, ngo yajya gusoma Bibiliya, afashe Bibiliya mu ntoki gutya, ngo yasoma muri Matayo 5 akavuga ngo dusome muri Matayo, ngo mama Sharirene ngo agahita asubira inyuma ngo twongere dusome. Yari yibeshya agasoma mama Sharirene. Uyu mugabo rero cyangwa uyu mutumishi aza kurwara muru, urukundo ruramwegeka, urukundo ruramumara,
ku buryo byaje kugeraho ngo atega indege aza mu Rwanda aje kureba mama Sharirene, afata aparitoma, yaje mama Sharirene abizi, umva niwe wishyuraga inzu icyo gihe. Mama Sharirene yabonye umugira neza, mwishyurira inzu, aramubaza ati ese ubayeho ute n'abana ibiki byose. Kumbe mama Sharirene agira ngo abonye umugira neza w'umudiaspora uba muri Amerika, atazi ko abonye umugira neza uzatuma nawe babasha kujya kogana muri dushe uwa babiri. Ariko kandi ageze mu Rwanda uyu mupasitoro ntabwo byamuhiriye. Mama Sharirene ageze mu Rwanda, mama Sharirene ntabwo byamuhiriye, uyu mupasiteri Prito ntibyamuhiriye. Mama Sharirene ngo yamukujeho, amaze kumukuzaho ngo aramubwira ngo ntabwo byakunda. Umupasiteri aramubwira ati makabizungo mwa. Mama Sharirene ati reka ati pu ati pu kwa jina la Yesu. None uyu mupasitoro, uyu mugabo byari ikibazo gikomeye cyane. Umugabo aravuga ati nishyuye inzu imyaka ingahe Nyamirambo muri Nyakabanda, none uyu mugore ndi muri Amerika twavuganaga neza kuri WhatsApp call na video call, ngeze mu Rwanda aho murebesha ijisho, amatayi ndayarebye, amaso yenda yarebye uko yatereka, kubera iki uyu mudamu atanyiyumvamo? Mama Sharirene rero umugabo amukuzaho gutyo, aramubwira ati Yesu namenye ntabwo anyemerera gusomana n'umugabo utari uwanjye tutaryamana mu buriri. Umugabo aterega buriya nakugira umugore wa kabiri muri iki gihugu cy'u Rwanda, uwo mfite muri Amerika arashaje, ntabwo agitanga kankizo wampereza, ntabwo afite tayi nziza nk'izawe. Mama Sharirene ati reka sinasenya urugo rw'abandi. Uwo mugore so gushimirwa, Mama Sharirene so gushimirwa, tukiraho umwuka agira Imana. Hanyuma rero umugabo ngo yaje gutega indege asubirayo maramasa, asubira agahinda kamwegetse, intimba iramumara. Ageze muri Amerika ngo warudura imiti yahise ayikupa, warudura imiti yahise ayikupa. Urumva yajyaga yohereza warudura imiti, akokoresha Ria, agakoresha MoneyGram, agakoresha Western Union. Izo service zose Mama Sharirene zahise ngo zihagarara. Nibwo Mama Sharirene ngo yashatse uburyo agurisha inzu, akazu yari afite ku Muhima hafi n'ibitaro bya Muhima yari yaraguze nabwo, nyuma yuko atandukanye na Ntakabanyura Claude. Mama Sharirene rero ariko muririmbyi yararimbye ngo umwanza gucira kobo Imana igucira kanzu, ngo ntacyo uzaba. Nibwo Mama Sharirene Imana yaje kumucira akayira keza, Imana imucira inzira nziza, imuhuza n'abandi bantu baramusapotinga, abasha kujya yimukira ku Ruyenzi mu murenge wa Runda. Yimukiye ku Ruyenzi mu murenge wa Runda rero mu nyubako ya etage muri aparitema igeretse. Mwarahabonye mwese, mwarahabonye Buryohe na mama Buryohe bagiyeyo muri anniversaire ya Sharirene, bagiyeyo muri anniversaire ya Sharirene. Hari n'undi muyobozi ukomeye mu rwego rw'igihugu ukora muri ministeri. Ayo ni amakuru yewe nikwegeye, umuntu yabashiye kundanguza arazimpereza neza,
arambwira ati nuko byari bimeze nuko byari byesitaye nuko byari biteye. Kavuga ni rero Mama Charlene amaze kubona abandi basponsa abandi batera nkunga nibwo abana be rwose kwiga byagenze neza kurushaho, abashyira mu mashuri meza, abana bariga neza bamaze kubona batera nkunga. Ibyo byose Mama Charlene yabikoze ngo abikora nta muntu n'umwe wo muri famiye yiwe washyizeho n'igiceri na kimwe usibye akagezi k'Imana yatembesheje ku buzima bwa Mama Charlene. Ubwo twatangiye kumubona rero, nibwo mwatangiye kubona Mama Charlene atangira ibikorwa byo kwigisha abadamu kujya bashyushya amazi bakayashyira mu tubido mu tujerekani bakayarenzaho ibintu by'ibitambaro cyangwa by'ibyenda bayishyize ahantu bayapfuritse ahantu kugira ngo ashyuhe. Umugabo nataha umugore abwira umugabo ati mugabo wanjye mutware wanjye mwiza Sheri sava wiriwe neza? Umugabo ati niriwe neza. Ati hari amazi ashyushye wabanza ugakaraba mbere yo kurya? Umugabo ati ndakaraba cyangwa se sinkaraba, bitewe nuko umugabo aba yavuye mu rugo akarabye. Ariko urumva kubera kaya none ziyongereye mu rugo, urumva nabyo ni byiza, kubera ko nabyo ni byiza kandi birafasha kandi ni byiza. Mama Charlene yararimo arigisha abagore gufata abagabo neza, ariko tukibaza ngo we yatandukanyijwe n'iki na Ntakabanyura Claude? Kwibyo byose yarabizi. Papa Charlene muraho? Iminsi myinshi sana inomero ko nayifite ni urinde umuntu uramuza ariko hashize imyaka myinshi mutabonana. Yes. No muntu ndi mu kiganiro. Ikiganiro Ni mu kiganiro ku Ikaze TV Rwanda yitwa Claude Niyonzima Pastor. Naya nkubaze ni mamagariye ko ntajya muri ibyo biganiro byaje mamagariye iki kweli? Oya uko biri kose cyo ngo hamagariye ngo hamagaye ngusuhuza ngo hamagaye mu kiganiro ngusuhuza. Hari abantu benshi bajye bambaza bati Papa Charlene ese ko tutamuheruka baho, abandi bati twataye telefone za Papa Charlene, nimero twataye telefone tubura nimero ziwe, abandi bati Papa Charlene Ntakabanyura Claude ameze ate mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Papa Charlene uraho? Ariko fast nayo rwose umuti wa mbere ahubwo byo bivuze mu masegonda ngahe kweli? Kandi ufite igihunga kweli kandi ufite igihunga no kubera iki? Urumva impamvu oya bivuge bitunze kabisa ngo ndaho meze neza. Uraho meze neza haba ku mutima haba no ku mubiri. Papa Charlene abantu baribaza bati Papa Charlene ibite uyu mutima w'umugabo umara imyaka ikabakaba hafi 10 atarashaka umugore? Yes. Mba pastor. Yego. Ntago ko nashaka ntabwo ndi mu biganiro ndahuze kandi. Oya none wo mubaza akabazo ka Oya ntago natubazo uri bumbaza kuko ntago ndi muri noza, ntago ndi mu bintu bya social media kandi abizi ntago mbibamo. Nta muntu ututse nta ugize gute, nta nubwo njye ntukana mu buzima bwawe, nta nubwo utukana mu buzima bwawe. Abantu baravuga bati Mama Charlene ngaho. Oya Mama Charlene reka dusubikira aho ngaho. Mama Charlene mu buzima bwe nanjye ndi mu bwanjye urimo mbaza kuko nta kintu gishobora gutuma umumbazaho, ahubwo muhamagara umubazi cyangwa se unabyihorera. Hose ntimufitanye abana, ntimwabyaranye abana batanu? Ntabwo ndi bugusubize ngaho byihorera. Urakoze waburo. Mama Charlene nakora ubukwe uzabutaha nta butumwa uzabutaha? Papa Charlene aciyeho aragiye. Papa Charlene ariwe witwa Ntakabanyura Claude niwe twavuganaga muri iki kiganiro. Uko biri kose ariko nababwira nti mu by'ukuri Mama Charlene ubwo hari ijwi rya Mama Charlene twafashe mbere turarihuza n'ijwi ry'umugabo we Ntakabanyura Claude. Mama Charlene yambwiye ati ndi mu kazi uze kongera umpamagara nyuma yahamamagaza nimero ya Tigo mbasha kuvugana nawe nyuma yaho, ariko kandi nagira ngo ngerageze ko
yambwiye ngo ari mu kazi ntiyitaba ariko ndumva telefone arimo arayivugiraho mama Sharirene. Arimo arayivugiraho mama Sharirene. Hanyuma tugende Mukeshimana Emerita. Mukeshimana Emerita ni umudamu rero nifuza giyewe kumenya ukuri, ese bivugwa yasohowe mu nzu, ese yahinduye inzu yo kubamo, ese bite? Mama Sharirene Mukeshimana Emerita. Emerita. Komashare ubu kumbwira uti nta wabuza ababuza kuvuga ibyo byakunanira kuruta uko Le numéro composé. nayiriho MTN nayo ndayibuze. Oya nawe wikomeza kunkoresha sindipunda. Hanyuma ikindi subireyo kandi gake rindi rimwe. Yes. Muremewe mwese. Mbo. Mama Sharirene rero ndamubuze byakiriye gutyo ariko muze gukurikirana amwe mu ijwi ryiwe twavuganye nejo twaravuganye ariko ubundi bashaka kumwibariza nkambwire ngo yego cyangwa se oya, ibivugwa nibyo cyangwa se sibyo, cyangwa se ambwira ati nta wabuza abavuga kuvuga, nta wabuza umuntu kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ahubwo dore ukuri nguku, ibitari ukuri nibi, ibi rero nibyo bita kubalansinga inkuru. Ndimo nagerageza kubalansinga inkuru ariko nyirubwite ntabwo arimo aratanga igisubizo. Tumenye ngo nibyo cyangwa sibyo. Kuko nta nushinzwe kumenya uko abaho ya aba muri yo etage nta wabigize mu ruhare muri mwese twese tubivugaho. Ikindi kandi agiye kuba munzi iciriritse nta nuwaba yamuhaye amafaranga yo kujya kuba munzi iciriritse n'ubushake bwiwe. Ariko se ari hehe Mama Sharirene ngo ambe igisubizo gifatika yo gukorera? Mwigeze kumubona yamamaza amazu Kicukiro mu Kagarama hafi ya Kamageni avuga ko ari amacumbi amarogi sigaye afite amacumbi y'abantu, ahamagarira aba diaspora, ahamagarira abantu bose kuba muri ayo macumbi no kuza kuyararamo. Ariko kandi nyuma yaho byabaye igihe gitoya ntabwo twongeye kubibona. Aho ni mu gihe Bishop Gafaranga nawe yamamazaga Uburiza Unique Hotel ndetse na Mama Sharirene bari bari kumwe bamamaza Uburiza Unique Hotel. Nyuma y'iminsi mike Gafaranga yatawe muri yombi. Ubwo rero icyo gihe kwamamaza Uburiza Unique Hotel, hotel iri mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Kayumba mu mudugudu wa Gatare, aho niho iyo hotel iherereye. Hanyuma rero Mama Sharirene dukomeje kumubura ku murongo wa telefone, biravuga ikirero, biravuga ngo umugabo wo mu Ruhengeri yafashe ngo inzira, niko bivugwa, ngo akodeshereza inzu Mama Sharirene, amaze kuyikodesha ngo atanga amafaranga menshi, ariko Mama Sharirene ngo yitegereje isura muri dushe, niko bivugwa. Yambwira tumamagare saa 6 saa 5 sangahe, nari kumuhamagara telefone yazikuyeho zose. Yego uyu mugabo wo mu Ruhengeri rero imusanze ngo ni umugabo ufite ubwatsi cyangwa se ufite kwipinda ry'amafaranga, ariko amakuru avuga yuko uyu mugabo ari umugabo ufite umugore w'isezerano babana mu Ruhengeri, ngo yaba yarahisemo gukodeshereza Mama Sharirene etage yo kuba Mirunda. Hakaba n'undi mugabo nawe w'umu diaspora w'umupilote bivuga ko yaragiye gukorana ubukwe na Mama Sharirene, ariko kandi ngo birangira ubukwe butabaye. Wa mugabo ngo abantu bamujya mu matwi baramubwira bati uriya mugore w'abana 5 uramujyana hehe, uragira ngo bigende bite, uragira ngo bize abantu bazabyakira bate,
bazabyumva bate? Uriya mugore w'abana 5 nawe ukiri umujeni uragira ngo bizagende bite? Uriya mugore utarize witwa Mama Sharirene Mukeshimana Emerita uramujyana hehe? Abantu bukwe ngo babwica gutyo, ariko ngo hari kamera zestawe. Umugabo yari yarestaye yagiyeyo, yazestaye Mama Sharirene ngo hari ahantu yabaye yagiye. Umugabo ari aho ngaho arimo arazenguruka, Mama Sharirene adahari. Umugabo ngo ahamagara umutekinisiye mu bwenge ngo agira utuntu akora, ngo abwira Mama Sharirene ngo reka mpamagara umutekinisiye arebe ibintu by'amatara, uburyo ngo hari amatara atarakaga neza nk'uko bikwiriye. Umutipa ahamagara umutekinisiye yamaze kumubwira icyo agiye gukora, nta wundi muntu ubasha kubimenya. Umugabo ngo yesitara ikintu cyitwa yiyesitarira kamera buke buke gake gake. Wahageraga wese kamera yaramurebaga. Umunyaruhengeri yahagera wimusanze kamera ikamwesitara ikamureba. Noneho uyu mugabo yaba ari mu Burayi we akitegereza akareba ngo yarebaga ibirimo birakorerwa kuri ya etaje, kandi uyu mugabo ayifiteho uruhare n'umunyamusanze ayifiteho uruhare. Bari abagabo babiri bayifiteho iki uruhare, niko bivugwa. Nge ntabwo nababonye. None se Mama Sharirene urabangikanya abagabo babiri mu nsi imwe, ibyo bintu bibaho? Birashoboka koko? Ntabwo bishoboka. Nta bihanga bibiri bihurira mu cyungo kimwe, ntabwo bishoboka. Bihanga bibiri niba biteka mu cyungo kimwe ntabwo byakunda. Wari gukunda umunyamusanze ukajya umukura amenyo, ukamukura amenyo, amajigo yose ukayamaramo, hanyuma n'ubwo ukabupfura, hanyuma yashaka azagenda yambaye ubusa, ntacyo bitwaye. Ariko kandi kubangikanya abagabo babiri ntabwo bikunda, ntibyemewe, kirazira kikaziririzwa kwa General Yesu. Abo basimu babo bagabo bagende. Ibyo rero nuko byavuzwe, ko niko byavuzwe, byanasobanuwe. Uyu umugabo w'umunyaruhengeri rero, ariko umugabo w'umunyaruhengeri ngo ni bya bindi umugisha, ngo ni kwa kuntu umugisha ugira ngo cyangwa ikikubita ahantu, ngo ari kumurebye ubundi. Ni bya bindi uwitwa Karara TV show, uwitwa Clarissa wa Karara TV show yigeze kuvuga mu gihe cya Sabe, aravuga ngo nubarya imbwa yarya inzungu. Uyu munyamusanze rero nawe ngo rwose kumureba mu maso Mama Sharirene ngo ntabwo yayikugira peti mu gitanda. Reka ngo byatumye amubwira ati reka niba ari uko wamfashaga kuri etaje ntabwo bikunda n'ibyavamo. Nuko ubwo rero Mama Sharirene nuko byagenze, abuze umudiaspora, abuze umunyaruhengeri, umunyamusanze, abuze byose nk'ingati imenye, abuze umupasiteri wo muri Amerika wajyaga wishyura inzu, abuze byose nk'ingati imenye. No ku Isimbi TV yigeze kuvuga ngo hari umusaza ose wamuhigi wowe maze no kubirenge no kwirembo rya Mama Sharirene ntiwakandagira bazakwijyanira. Nirembo rya Mama Sharirene wowe ntiwakandagira. Nyuma yaho rero Mama Sharirene uko niko byagenze. Mama Sharirene uko niko byifashe. Byarangiye Mama Sharirene bibaye bibi cyane. Bagore rero murabe mwumva, ntabwo biba byoroshye, bya Mama Sharirene nuko byagenze.
mama Sharirene uko niko byagenze. Umupasitoro birapfuye wo muri Amerika yimyije imoso, umunyaruhengeri yimyije imoso, hanyuma umunyaburayi nawe w'umupilote nawe birangiye ubukwe bupfuye. Bwa bukwe burapfuye, ibintu biranze. Mama Sharirene ni wirerera abana, nta kundi byagenda. Hanyuma akabyizi nugakenera, nta kundi n'ubundi byo wanyuzemo, ibyaha wakoze si bike, utabiteganya turavuga tugacumura tugakora ibyaha. Nawe ibyaha urabikora cyangwa uracyanabikora, twese twakoze ibyaha ritwara mu kubwiza bw'Imana. Hanyuma rero akabyizi nugakenera, nushaka uzahamagare papa Sharirene yongera guhingire, kubera yuko urabona abandi bo birimo biragenda bibingaru. Bagore mukunda kurya ibyo abandi, ingaru zizajya zibagaruka. Nimubangikanya abagabo bazashwandira muri saro bakodesheje bombi. Umwe azavuga ati inzu nige wayishyuye, undi ati nige wayishyuye. Umwerekane momo pay, undi yerekane urupapuro rw'ubukode, undi yerekane amasezerano ya noteri, undi yerekane message, undi yerekane iki. Abagabo rero usange barwaniye ku gipangu kwa mama Sharirene kandi bitari ngombwa. Ibyo byose rero tubabwira namwe mu magambo, bimwe mu bintu twagiye twumva bitari ngombwa, ariko kandi tukavuga tuti ntabwo byari bikwiriye. Tukavuga tuti ntabwo byari bikwiriye. Ibyo si iby'i Rwanda, ni iby'Abanyarwanda bavuga ngo si iby'i Rwanda. Ibitari iby'i Rwanda rero ni ibintu bidahwitse, bitabereye umuco nyarwanda, bitabereye abanyarwandakazi, bitabereye abanyarwanda ngo bibere abana urubyiruko, mbese bitigisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko kandi nkavuga nti uko byasa kose mu muco w'Abanyarwanda, mu muco wacu, muco turanga twese, hari uko Abanyarwanda babaho. Ariko mama Sharirene uracyari mutoya, ntabwo ukwiriye kuba. Kandi umuntu yaravuze ngo mvira mu rugo simvira mu gihugu, mvira mu rugo simvira mu Rwanda. Kandi umuntu aburase ntabura shebuja. Iyo ukora neza, ugasoza inshingano neza, ugakora akazi neza, nta kazi wica, ntabyo wangije, ibintu byose bigenda neza, ubona ko ibintu byose biri ku murongo, wiyaminiye neza mu kazi ukora. Kandi noneho n'umukoresha akaba yabonaga ko akazi kagenda neza, n'abandi bakabona ko akazi kagenda neza. Ubwawe uri umuntu ufite indangagaciro zo kuba uri umukozi muzima. Icyambere serivisi utanga, ese serivisi uha abandi wowe ubwawe urabanza ukayiha. Tuvuge urashaka kurya ibiryo birimo umunyu, ese umunyu ukeneye wowe ubwawe ukeneye ibiryo byiza, wowe ubwawe urabona ubwiza uba ufite. Ese isura yawe cyangwa se imikorere yawe, imyifatire yawe, uriyitera ka parufe, uriyakaraba, ugasabune, ukitera ka parufe, hanyuma ukambara neza. Bavuga mu Kinyarwanda ngo uwambaye neza agaragara neza, uwambaye neza agaragara neza. Ariko kirazira kwambarira ku mwanda, ntukambarire ku mbyiro. Ugomba kwambara wamaze gukaraba neza, imbyiro wazipikinyuye. Kandi ikindi, hari n'abantu banuka urukara, baba abasore, abagabo, abadamu, igitsina gore, abantu bose. Hari abantu bamwe na bamwe bafatwa n'indwara yitwa igikara. Wanyura ku muntu kumva wicujije icyatumye unyura kuri iyo nzira yaho uwo muntu ari. Uraseka nawe ubyumvireho, ndimo ndabwira isi yose muri rusange. Hanyuma rero igikara, watambuka ku muntu igikara kikagukubita, ukumva umwuka mubi, urahise ukibaza, uyu muntu abantu babana nawe mu nzu, abantu bicarana nawe ku meza, uyu muntu yicarana n'abantu ku meza basangira, uyu muntu bitebyiwe, igikara kikagukubita, ukumva umuntu ukura gukubise, ugahita wicuza icyatumye uhura n'uwo muntu. Umugore waba umeze gutyo rero, nawe w'igikara ugomba kwivuza igikara
mugasanga babadamu bitwa ngo ni bashangazi bande yande babandi bavura ibintu bijyanye n'ibintu nk'ibyo cyangwa baburyohe ibintu nk'ibyo. Rero ntabwo ari byiza. Uwambaye neza agaragara neza, ariko ugomba kugaragara neza ari uko wakarabye, kubera ko kwambara umwambaro mwiza ariko utakarabye utisize nabyo ni ikindi kibazo mu bindi bibazo. Rero hari igihe umuntu yambara, hari igihe umuntu yifata neza, imyaka akayigabanya neza, ugasanga imyaka yayigabanyije, ugasanga yabaye mutoto mudogo sana, umwana muto cyane. Kubera iki? Kubera ko yifashe neza. Rero navuga ngo mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ko abantu baba bagomba kugira ngo bimenye, ntabwo bisaba kubwirwa n'abandi, ahubwo kugira ngo wimenye bisaba ko wowe ubwawe ugomba kuba icyitegererezo mu bantu, abakubona abakwitegereza bose bakavuga batari ko kanaka uyu muntu uko biri kose arasobanutse. Ntabwo wasobanuka rero mu bantu wowe ubwawe utarimenya ngo wisobanukirwe, hanyuma nawe ubwawe umenye ngo ese kubera iki abantu bampozaho amaso, bampanga amaso, kubera iki iyo ntambuka abantu banyitegereza cyane ngo mutambuke kanaka arahise, mu bise umubyeyi arahise, kubera iki? Ikintu cyitwa hari umuntu umwe wigeze hari umubyeyi umwe yari amaze iminsi abyaye mu minsi ishize. Nanyuze ku bantu, abo bantu rero mbanyuzeho numva barimo baraganira umubyeyi wari ubatambutseho. Noneho uwo mubyeyi yari ahetse umwana, kwaguheka umwana, noneho ngo nta gukaraba, nta kwiyitaho nk'umubyeyi wari uhetse umwana w'uruhinja. Noneho umuntu umwe aravuga ngo ni mu bise umubyeyi yahite. Ntabwo ari agaciro bamuhaye, si icyubahiro bari bamuhaye, ahubwo ko ari ukumunena, ni mu bise umubyeyi yahite. Ibyo bintu rero ntabwo bikwiriye ku babyeyi, ku bantu bose hakwiriye kuba isuku n'isoko y'ubuzima, kandi hakazamo n'iterambere rirambye. Iterambere rero riza ahantu habonetse isuku, ahantu habonetse imibereho myiza, n'iterambere naryo riziraho. Hanyuma rero ndibwira ko dusoza ikiganiro, kuko turi hafi yo gusoza ikiganiro, ndibwira ko rero ni byiza yuko umuntu wese agomba kuba, we wakurikiranye iki kiganiro kuri Mama Charlene official, Mama Charlene agira channel, we wakurikiranye iki kiganiro cya Mama Charlene, ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri uko byasa kose Mama Charlene nuko byamugendekeye. Mama Charlene ibibazo byaje kuba ibibazo gutyo, ariko kandi nta wabuze inyombya kuyombya kereka ashaka kuba nkayo. Ibyamubayeho ntawe bitabaho, ibyamubayeho byaba no ku bandi, ahubwo icyambere ni ukwizera no kwihangana. Abagabo rero babenze Mama Charlene muri ubwo buryo, abagabo rero uko niko byagenze. Abagabo rero byagiye bigenda gutyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, buke. Kubera iki? Kubera ko Mama Charlene n'uruva gusenya nuko byagenze. Ariko muri ibyo byose yahuye nabyo, namubwira ngo nakomere kandi yihangane, nta joro ridacya, no ku bwa Nowa harakeye, kandi nta n'imvura idahita, iyo ku bwa Nowa yarahise. Ibyo byose rero mbabwire ngo uko byasa kose, kwiringira ibyiringiro nibyo bya mbere kuri Mama Charlene. Abagabo rero mwese muzi yuko mufata ubutunzi bwanyu
mukabujyana kwa baderira, mukabujyana ahadateganyijwe. Abagabo bafata ubutunzi bwabo bakabujyana kwa maraya, kwa derira, bagatuma abana batiga neza, bagatuma abagore babo batabaho mu buzima bwishimye. Mwese reka babwire ngo ntabwo ari umuco w'umugabo nyamugabo. Ibyo ni ukwigaya, ni umuvumo, ni umwanda, ni umwaku. Hanyuma rero umuvumo, ni umwanda, ni umwaku. Icyo navuga kindi ni iki, ibintu byose. Hanyuma twagiye tugende tugere kuri aya makuru y'amamasharirene. Nkomeje kuyabashakira kandi episode ndakomeza kuyabashakira no kuyarumbarumba kugira ngo nyabagezeho neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mama Sharirene tumwimutseho gatoya, turimukira ku bagore babiri bitwa abajo twins, bitwa abajo twins. Aba bagore babiri bivuga yuko bavuka mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Gatagara. Uko niko bivugwa, mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Gatagara. Uko niko bivugwa. Ariko kandi tukavuga tuti ese koko birakwiriye ko, ese koko ibyo bintu birafasha cyangwa ntibifasha? Ese koko ibyo bintu kubera iki, kubera iki? Mpinga nzima na ngwino ndebe rero twumve bavuze iki. Mpinga nzima ngwino ndebe bavuze iki. Bavuze ko mpinga nzima na ngwino ndebe bavuze iki. Bavuze ngo hanyuma twagiye mpinga nzima. Twumve Banyarwandakazi, Marishal arafunze. Uyu nguyu ni nyuma yuko yakoranye n'uwo bita Chita nkamubuza kanga. Chita aramugambaniye nkuko yagambaniye Sabe. Chita ni umuriganya, yaramuriganije nkuko yariganije Sabe. Marishal arafunze. Marishal narabivuze. Marishal gufungwa kwawe narabikubwiye. Marishal narakubwiye ntago bintunguye. Narakubwiye nti umuntu uri kumwe nawe Chita ntabwo ari umuntu. Chita azakugambanira bagufunge. Ibi byose muzaza gusanga ibintu Chita biri inyuma. Chita uyu nguyu yafungishije Sabe yaramuvanye mu buhungiro muri Kenya akamugarura mu Rwanda akamuhesha akaza kongera kuba umugabo. Chita akamugambanira akajya inyuma y'aba bakobwa ngo noneho yari kuva wa mukobwa ngo agiye kwiyahura. Ariko ibintu biri kubera mu mujyi wa Kigali. Ariko mu byamamare babiroze. Waho ni ngwino ndebe ninde. Waho ndi munyibutse. Wagiye kwiyahura. Kandi uyu nguyu niwe Chita yarongoraga. Chita yamutwaye Buganda mu rugo. Erega Chita tera umwako. Wowe wajyanye igihe Sabe yarongoraga mukuru wawe. Uyu nguyu yajyanye na Chita Buganda. Amakuru mfite ngo bajyanye Buganda ngo bagezeyo ngo bakoresha icyuma kimwe. Agutera umwaka waryamana na Chita ukabana n'umugabo. Chita meze nk'imakara. Chita mpinga nzima urakoze cyane. Uyu mpinga nzima ngo bigeze kujya ngo mu butembere i Kampala ajyana na Chita no gutera umwaka. Chita nta keza ke. Chita dore abibabwira, dore Chita
yagambaniye Sabe wamuhesheje umugati akamugira icyo ari cyo akagifata akakivana ingoyo cyo cyaragiye kwidekerera muri Kenya akakigarura dore amaze kwishyiraho wigi nako plante bya bindi binuka ku mutwe araje agambanira Sabe nyuma yo kugambanira Sabe dore agambaniye Marishari yababwira abantu bakanga kunyumva dore ngo we cita mureke dukomeze inkuru tusaba makoyini mureke sabiriza amakoyini ishari rigwishanye nyiraryo ku gasi bizendinga up bigera bimuhinduka yo Godfather Pastor Kim avuze ko ugiye kubona amafaranga namubwira cyo kunyara mu matwi nawe kabona ishyano mubwira ko areke kuza kunduhira mu matwi ambwira amafaranga se namwe aho mwamenyeye ko amafaranga akora byose suye mugiye gukanga abantu bakangisha ubuntu bw'amafaranga ariko ntuzakora ikosa ryo gushaka kurira imbere y'umwanzi wawe umuntu utakwifuriza cyeza uwo nguwo ushaka imbaraga zimurimburana n'ibye byose urumva hano hari ibigushu bidafite roho nzima kikaza kikanyerezaho Godfather I love you rakakundu ariko noneho kugira ngo urebe ahantu ko abantu babera n'ibigoryi ariko uzi umuntu uza kukubwira ngo aragukunda atakuzi kabi nagukunda wo akunda brand ya brandi okay bashye kamisha ari ibintu nk'ubu bari ibintu naraye numvishe hari ibintu njambona umukumva bro imyaka 2 thank you ntabwo abinzara sizo ubukwe niko zimfate urumva Godfather ndaramazi sinkeneye urukundo rwanyu ibi nabibabwiye kuva mbere I don't need anybody's love no ibi bintu njya bibasobanura kugira ngo tubashye kubana mu nyumva sindi inshuti yanyu nta na friendship ngeneye kuri mwe never ibi nabibabwiye kuva mbere mureke tubane nk'abantu duhura kuri platform nzi ubucuruzi mwamaze kubigira ubucuruzi mwamaze kubigira business mwari kubigira mu cyongereza ubisembisha no mu kinezando ubungubu ese ikuvugisha no mu kinezando so ngayo nguko rero witwa Mpinga Nzima murabyumvise ko we n'umugabo we Rusagara bamaze gutandukana na abaturage bo mu karere ka Bugesera niho bari batuye ariko urumva ko byavuzwe na kamarade ngo Mpinga Nzima ari mu Mpinga Nzima ngo ubu tuvugana Mpinga Nzima ubu tuvugana ngo ashobora kuba abana na mwene wabo ngwino ndebe Inyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Ibi rero reka turebere hamwe ese koko nibyo cyangwa si byo hanyuma reka twumve byagenze bite kubera iki hanyuma twumve Faximani original kamarade niwe muntu wazanye iyi ngwe mu mujyi we afatanyije na Godfather ariko kandi kamarade Faximani originalite Faximani kanda akanyenyeri Faximani kutitaba Faximani originali kamarade kutitaba wa kana yes ngwino ndebe rero nda Mpinga Nzima murabizi neza ko n'abavukanyi ngwino ndebe na Mpinga Nzima ni impanga ngwino ndebe na Mpinga Nzima ni impanga
aba ni abadamu babiri bavukana ariko kandi bafite umushinga wo kubyina, bafite itorero ryo kubyina. Ndabyibuka neza cyane, hari ubukwe bugeze nko kuri bune maze gutaha, bagiye bagaragaramo kenshi gashobotse. Kandi ibi bibazo byagiye bitangira batagaragara kuri channel yabo y'abajo twins. Channel y'abajo twin witwa Rusagara, akaba umugabo wa Rusagara Voilà, noneho rero ufata avec du doigt. none nawe urahengera No. nyabona yifungure ntabwo uri buturi dukomye amashyamba Ituritse kandi kaba uragiye kubinywera Voilà. None uyu ni Rusagara n'umugore we Mpinganzima. Ngayo nguko rero bivugwa yuko bamaze gutandukana. Rusagara bivugwa ko yamaze gutandukana n'umudamu we Mpinganzima. Mbibutse ko Mpinganzima n'umuvandimwe wa Ngwino Ndebe. Biragoye kuvuga Mpinganzima utagarutse kuri Ngwino Ndebe mu bihe byo mu Rugunga, mu bihe yabwiraga Sabe ugiye mutwara sibo, yamubazaga ngo mada uyu ni umugabo wawe, ngwi akemera ko Sabe ari umugabo we. Ibyo byose rero mbabwire ngo niba mubyibuka neza uko niko byagenze. Hanyuma rero video turayibereka y'uburyo uko byagenze. Rero Mpinganzima niwe muntu wabaye kuri kamera z'abajo twinizi muri cya gihe ibihe bitari bimeze neza kuri mwene wabo, kuri mukuru Ngwino Ndebe. Niko nibwira, ndibwira ko Ngwino Ndebe ari we mukuru, Mpinganzima ashobora kuba ari we mutoya. Mpinganzima rero yabaye kuri kamera atwite muri icyo gihe, aba kuri kamera akavuga rwose, tukamukurikirana, abantu bakamukurikirana, abakunzi b'abajo twinizi bakomeza kumukurikirana. Shemu mukameramani wa Isimbi TV wa Sabe akomeza kubana na Nuza na Mpinganzima bakora ikiganiro rwose mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ariko kandi mu by'ukuri Mpinganzima ararwana kuri cano mpaka. Mu gihe Ngwino Ndebe byavugaga yuko ngo hari uko babigenje na Sabe, ubwo umudamu umutwara sibo wo mu Rugunga yabaje Ngwino Ndebe ati uyu ni umugabo wawe mada wakoze impanuka, ngo ni umugabo wanjye. Ibyo rero ariko nibwira ko yabikoze kugira ngo aramire ubuzima bw'inshuti bw'umuvandimwe bari bari kumwe aho ngaho. Urumva niba iyo abantu bagendana umwe akagira impanuka ntago wakihakana umuntu. Urumva kandi iyo ugifite igihunga nawe ubwawe biragoye kugira ngo ubone ibyo usobanura ako kanya. Ibyo rero nibwira yuko nuko byagenze, ngayo nguko mwabyumvise. Rero biravuga yuko Mpinganzima uyu munsi wa none atakibana n'umugabo we Rusagara, kandi bari batuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama. Aha niho bari batuye. Mwumvise ko mu biganiro bavuga ngo mu kukanzenze. Kanzenze n'akagari ka Kanzenze rero umurenge n'Intarama akarere ni Bugesera. Nibwira ko ariho bari batuye, ariko kandi cyangwa bakinatuye na Rusagara ibyo byose ubwo ni hatuye. Niba umugore yaragiye ariko Rusagara ashobora kuba hatuye, cyangwa se mo kimwe nawe yaragiye mu mujyi wa Kigali kwibanira n'abandi bajeni. Ese koko byaba ari byo? Twabyumvanye Faxman Kamarade, ariko nongeye kubyumva kwa Godi Fada. Twakomeje nguko rero nuko bimeze. Twumve amajwi y'ibanga yo gutandukana kwa Ngwino Ndebe, kwa Mpinganzima n'umutware we Rusagara. Ni umuryango mwiza, ni umuryango ubona ko rwose, ni umuryango ubona ko uteye ibambe, ni umuryango ubona ko rwose kureba uwo muryango ni ukwishima, kureba uwo muryango uteye amabengeza, kureba uwo muryango ni ibyishimo byinshi, kureba uwo muryango ni umuryango ubona ko ari umuryango rwose
wari ubanye neza ariko noneho birababaje cyane kubona umuryango Satani yinjira muri uwo muryango. Hanyuma turebere hamwe urugo rwa mpinga nzima n'umugabo we rwarasenyutse ntago bakiri kumwe. Agahinda karakanyagwa, agahinda karakanyagwa. Kamarade, ubu mpinga nzima yego n'umugabo we ntago bari kumwe. Uwitwa mpinga nzima yenda kwiyahura kubera akababaro n'agahinda, yagize depression nyuma y'ibyabaye byose. Uwitwa Skaitu ngaho nuko bimeze, nuko biteye. Amahoro n'amahirwe nakomeze kubana namwe mwese, ariko kandi twifurize Rusagara n'umudamu we mpinga nzima rwose biragatsindwa birakanyagwa. Uwiteka abubakira urugo kandi yubaka urugo rw'umugisha. Tuzi neza yuko muri abantu beza, tuzi ko muri umuryango muzima, tuzi ko muri umuryango mwigishaga benshi. Keya Rusagara yahaga umudamu we mpinga nzima uburyo rwose twabonaga yitwaraga ku mugabo, byari ibintu wabonaga ko ari ibintu byiza. Ariko kandi umuvumo na karande ntirandarande mu izina rya Yesu. Karande ya divorce divorce nimbi turayirukanye mu rugo rwa Rusagara na mpinga nzima. Abo bana banyu beza, ubwo abana beza bateye amabengeza beza bameze neza rwose, twirukanye divorce mu rugo rwanyu mu izina rya Yesu. Amahoro n'amahirwe nakomeze kubana namwe mwese. Rero umuryango muzima, urugo rwiza ni ijuru ritoya. Ibyo nibyo tubifurije mwese. Uwiteka bahire kandi abakomeze, ineza y'Imana ikomeze kubana namwe mwese. Ndabashimiye cyane. Amahoro n'amahirwe nakomeze kubana namwe. Nakagaruka ariko kandi nsezere nongeye kuri Mama Sharirene, ariko twavuganye amajwi araza ntacyo bitwaye. Masharirene, Hello, uraho? bravo. Umeze utumeze kera habayeho Mama Sharirene agaragaza ko muri etage nyiramabuno yasohowe mu nzu. Mama Sharirene rero ko afite umugabo wamwishyura. Ngayo nguko rero Mama Sharirene turavuganye rero mwese mabwire ngo ndabakunda. Amahoro n'amahirwe akomeze kubana namwe mwese, kandi ikindi kora subscribe, like na comment. Icyo nakubwira cyo Uwiteka bahire kandi abakomeze, ineza y'Imana ikomeze kubana namwe mwese. Twifurize Mama Sharirene umugisha. Kuba yasorwa muri etage si gitangaza, n'abandi bagiye bazisohokamo buke buke, ariko kandi nkubwire ngo icy'ingenzi nuko amahoro niyo yambere. Kuba rero Mama Sharirene ari amahoro, abana be bari amahoro, ibyo ntacyo bitwaye, ahubwo bifurize mwese umugisha. Etage umunyaruhengeri no mu diaspora bose bahagaritse sapoti zo kwishyurira etage. Mama Sharirene asohoka yigendera gutyo. Ndabashimiye cyane mwese rero kurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi akadasohoka umunsi kundi. Ciao ciao.